kuko sindinye bizabejo, ibyago cyangwa amahirwe, nzi byose ko Imana ibitegeka, kwiganyira n'ukubusa, mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, bumbatirwa n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfite, umwanzi Satani yangerageza, ngabona amakuba menshi, nzi yuko umukiza azamba hafi, jye mwisunga mwihishemo, mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, bumbatirwa n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfite, numva amatsiko mu mutima wanjye yo guca ku munsi mwiza, Yesu ubwo azagaruka kunjyana mu rugwe rwo mu ijuru, mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatirwa n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfite, mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatirwa n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfite. Murakaza neza ku muyoboro wa Igetsimani, Imana iguha umugisha gumana natwe. Haleluya, haleluya, nshuti z'umusaraba, Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ndabasuhukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ishimye yuko yongeye kuduha uno munsi kugira ngo tuganire ijambo ryayo, tuvuge gukomera kw'Imana, tuvuge imirimo y'Imana, tuvuge yuko Imana iriho, iracyakora, Imana iracyavuga, Imana iracyategeka. Haleluya, Yesu ni muzima. Nge turi kumwe ku mazina banyita Ingabire Jeanne Ndariki, nkabashima Imana. Ndashima Imana cyane yuko yangira icyizere ikangabira umurimo wayo, kandi igikuru niko yangize umwana wayo ndarembikwiriye. Ndashimira Imana kitareba ku gihagarara, ndashima Imana kitareba amashuri umuntu yiga, ndashima Imana kitareba umuryango ukomokamo, ndashima Imana yuko yangunze uko ndi kose. Umuririmbyi aravuga ngo nubwo narindi mubi cyane, ariko Yesu ngaramfata akangomeza. Imana ishimye. Kandi mbanje no kubiseguraho kubw'ikinyarwanda cyanjye, hari igihe mvuga amagambo sinyavuge neza biseguyeho, kandi nanone amashusho yabe yahari, ni ukugira ngo dufashe kumva inyigisho y'Imana. Imana iduhana umugisha. Uyu munsi rero nkaba nifuje gusangira namwe amagambo y'Imana. Umutwe w'amagambo turi buganire ngo mbeshwaho no kwizera Yesu, ngo nicyo kizatuma nzahagarara ku munara wanjye, maze ngarindira ngumva icyo umwami azambwira. Amen. Ayo niyo magambo nifuje kuganira namwe uno munsi.
Mbere ya byose reka tubanze duce bugufi hamagara Imana izibane natwe. Uwiteka Nyiringabo, Mana igira neza, Mana yo kwiringirwa, Mana yo kwizerwa, ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Ndagushimye kuri Imana iriho, ndagushimye kuri Imana ishobora byose, ndagushimye kuri Imana itegeka bikaba, ndagushimye kuri Imana icyo uvuze nicyo gikoreka, ndagushimye kuri Imana ivuga ukavuguruza imigambi y'abana b'abantu. Izina ryawe nirishimye, izina ryawe niryubahwe, ingoma yawe niyegere hose. Farawo yarazi ko ijambo avuze ari ryo rigomba guhama, ariko wamweretse ko ari weho Mana, wamweretse ko ari weho Mana, ko hirya yawe nta yindi Mana iriho. Uwiteka ndagushimiye uko uri mwiza, Uwiteka ndagushimiye uko uri Imana ifite imbaraga, Uwiteka ndagushimiye yuko uri intwari. Umugaragu wawe aravuga ngo utabara ngo uri intwari. Mana ndagushimye yuko uri data twese, izina ryawe nirishimwe. Mana ikomeye, Mana ishobora byose, duciye bugufi imbere y'amaso yawe, weze imitima yacu utuboneze. Ndagushimiye kubw'imbabazi zawe, ndagushimiye kuko uri Imana igira neza, ndagushimiye kuko utwogeje kandi ukadutunganya. Weretse imitima y'ubwoko bwawe, buri wese umurebanishe amaso y'imbabazi mu izina rya Yesu. Weretse ijambo ngiye gusangira n'ubwoko bwawe, Mana ndabari njye aho ukaba ari weho ushirwa hejuru. Ndakwinginze aba ari weho ugaragara Data, aba ari weho uvuga mu izina rya Yesu, aba ari weho ukora mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ijambo ryawe urikomereze mu mitima y'ubwoko bwawe. Mana hari benshi bihebye, abo bose batabare kandi abo bose bahumurize mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mwuka wawe wera amanuke, Mwuka wawe wera azaganze. Icyo nirukanye no gukora kwa Satani kose mu izina rya Yesu Kristo, kwiyoberanya kw'imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo. Umwanzi sekiwe urogoye imigambi yawe akubitwe hasi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amaraso yawe, Umwuka wawe wera bize bibane natwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, none n'iteka ryose. Amen, amen. Imana ishimye. Reka dusome amagambo y'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki. Ibice ni 2, umurongo ni 1. Reka dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nzahagarara hejuru y'umunara, aho ndindira, kandi nzarangaguza ndebe aho ari, numve icyo ambwira. Nzasubiza kubw'icyo namuganyiye. Amena, amena. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nzahagarara hejuru y'umunara, ngo ndindire. Hagarara hejuru y'umunara, hagarara hejuru y'umunara wawe, maze urindire umwami icyo akubwira aba ari cyo uzakora. Se niki cyatumye Habakuki avuga yano magambo? Kubera iki yavuze ngo nzahagara ku munara wanjye, nzahagara hejuru y'umunara, nzahagarara hejuru y'ibibazo byanjye, nzahagarara hejuru y'ubugwayi, nzahagarara hejuru y'ibibazo, nzahagarara hejuru y'ingorane. Uyu munsi nifuje ko tuvuga Imana ikomeye, Imana ishobora byose, Imana ikiza indwara, Imana itegeka bikaba kandi bigakomera. Ijambo Imana ivuze ngo iririnda ibihe n'ibihe, kandi icyo Uwiteka yagambiriye ku mwana w'umuntu bikunde byange kirasohora. Haleluya. None Habakuki aravuze ati ngo nzahagarara ngo hejuru y'umunara, ngaho ndindira, ngo kandi nzarangaguzwa. Azarangaguza, azarunguruka, arebe uwo muntu uzaba uri kuvugana nawe. Nanjye uyu munsi rero nifuje kukubwira ngo hagarara hejuru y'umunara wawe. Umunara wawe birashoboka ko ari ubugwayi bumaze imyaka, bimaze ukwezi. Umunara birashoboka ko ari ishuri ryawe. Hagarara hejuru y'ikibazo cyawe, hagarara hejuru y'ubugwayi bwawe. Ubugwayi bwere kugupfinagaza, ubugwayi bwere kuguhagararaho hejuru. Habakuki aravuga ngo nzahagara hejuru y'umunara. Imana ishimye. Nanjye uyu munsi naje kukubwira Imana ikora imirimo, naje kukubwira Imana itegeka, naje kukubwira Imana ihindura ibyanze guhinduka, naje kukubwira ya Mana ikorana nyuma ya zeru bikemera. Amen. Twahere ku ndirimbo iravuga ngo mbeshwaho no kwizera,
ngo niringiye ubuntu bwe, niringiye imbabazi ze, ngo mbumbatirwa n'umukiza ungunda, ngo nize Yesu ndabwoba mfite. Iyo ni refure Imana ishimye. Na Habakuki yari yarabanye n'umwami Imana imwiyereka, Imana ibana nawe, ariko agera mu bihe by'ibibazo, mu bihe bigoye. Kuko iyo usomye igice cya mbere witonze, Habakuki yeretswe ibyago bagiye kuzaterwa n'Abakarudayi, indambara, ibiki. Atakira Imana, arayibwira, Mana ndengere kurimbuka kuri imbere yanjye, ibyago biri imbere. Ariko abona ko guhagarara ku munara ari byo bikwiye. Aravuga ati Imana ibona ikigeragezo cyanjye, Imana ibona ibyago ngiye guhura nabyo, Imana intambara tugiye guhura nazo urazibona. Nawe ku mutima aravuga none icyo nsabwa niki? Abona ko ndakindi asabwa ari ukugira ute, guhagarara hejuru y'umunara. Guhagarara hejuru y'umunara akarindira, akumva icyo umwami azamubwira kuko cyo yamuganyiye. Ku cyago yazanye imbere y'Imana azarindira k'uwo munara. Nanjye rero naje kukubwira nshuti z'umusaraba bakundwa, Imana irakora, Imana ndaho yagiye. Were guhunga ikibazo, were guhunga ibikuzengurutse, ahubwo bihagarareho mu izina rya Yesu, bitegeke. Niba ari urugo rurimo ibibazo, hagara hejuru y'urugo rwawe. Nta wundi uzaza gahagarare mu mwanya wawe, ni weho nyine ku giti cyawe urwane n'indambara urimo. Zihagararemo kandi ukomere kandi ushikame, buhanga amaso Imana Data. Icyo kibazo urimo ndakubwira ngo si icyo kukwica. Niba ari uburwayi si ubwo kukwica, niba ari ibibazo by'abana si ibyo kukwica. Ntabwo abana bawe bazaguma babe inzererezi, aho kuhagara muri iri jambo uhagarare ku ibyo byabase ku bana bawe, ubitegeke mu izina rya Yesu, ubicyahe mu izina rya Yesu Kristo, kuko iryo zina ngo twararihawe. Icyo tuzashaka cyose tuzagisabire mu iryo zina. Icyo tuzanesha tuzirukana, tuzakirukane mu iryo zina. Ijambo ry'Imana rikavuga muri Matayo ngo icyo tuzabohora mu ijuru, ngo no mu isi kizaba kigizwe, kizaba gibohotse. Bohora abana bawe, uhagarare ku munara wawe, maze urindire. Icyo usabwa ni ugusenga, ukayihamagara, utayijyajya, ukayibwiza ukuri. Ishireho umutwaro wawe kuko ni uwawe. Umugaragu w'Imana Pawulo aravuga ngo wikorere umusaraba wawe. Ikorera ikibazo cyawe, jyahe mu cyumba cyawe, wiherere uyibwire, Mana nta yindi Mana iriho, nta yindi Mana nizeye, ni weho Data wa twese ushobora byose. Mana ya Mose, Mana ya Eliya, Mana ya Daniyeli mu bwoko bw'indare, Mana ya Saduraka na Meshake na Benedego, hagati y'imbaga banga kukwihakana. Mana ni weho niyambaje mu kibazo cy'uburwayi, mu kibazo cya mariage, mu kibazo cy'abana bananiye, mu kibazo cy'amashuri, mu kibazo cyo waba ufite cyose. Uhamagara iyo Mana. Imana yiteze kukumva, Imana yiteze kumva icyo uyibwira. Haleluya. Kuko iyo Habakuki Imana itamwumva, ndabe yarahagaze ku munara, kandi uwo munara ntabwo bwari bubaye ubwa mbere, kandi si n'ubwa kabiri, si n'ubwa gatatu. Hari impamvu umuntu aba agarutse ahantu, niko ari cyo yahaboneye. Rero Habakuki aravuga ngo nzahagarara ngo hejuru ku munara. Nshuti z'umusaraba, ndashaka kubabwira ko iyo umuntu ahagaze ahantu hirengeye abona ibintu byose. Ku babe bari ngo mu mayetaje, abareba imodoka zigenda, abanyamagare bagenda, abagendera kuri za moto bagenda, ku birenge bagenda, kandi nanone ukabona n'utundi dusozi ku tundi. Kubagiriwe nanone amahirwe yo guhagarara hejuru y'umusozi, ureba ibiri munsi yaho, ukareba indoki cyangwa se arizo nsina, ukareba ibiti, ukareba abantu barimo kugenda, ukareba byose. Kandi iyo umuntu ahagaze ku uwo musozi abasha guhamagara umuntu uriya mu rutoki akamwumva, kuko aba ahagaze ahagize ute, ahirengeye. Umunara ni ahantu hirengeye. Ikibazo cyawe niba cyarakunaniye, warasenze bikanga, hagarara ku munara neza, hagarara ku munara utakira Imana, hagarara ku munara uyihamagare. Habakuki yagize kwizera, yaravuze ati ngiye guhagara maze ndindire nkuko ushobojwe, kuko gusenga
ni indwaro ya buri wese kandi nanone ntibyoroshe. Ugasenga uyu munsi, ejo ukavuga ati oya ndarambiwe, ejo ugasenga bikanga, umwaka ugashira byanga, ukagera aho wicara. Ndakubwiye ati inshuti za Yesu, inshuti nziza bakundwa, muhaguruke musengere ibibazo byanyu. Nta muntu uzaza kubaka urugo rwawe nawe ubwawe utagwiyubakiwe, nta muntu uzaza kugufasha nawe ubwawe byarakunaniye. Abantu bazagufasha ariko ndakubwiye bazagera aho bananirwe. Niweho guhaguruka ugahagara kuri wa munara wawe, ukambaza ya Mana y'ijuru, ukambaza ya Mana y'Abisiraheli, ukambaza ya Mana y'Abayuda. Nk'Abayuda barasenga barumvirwa, haleluya. Nk'Abayuda barasenga baratabagwa. Daniyeli mu rwobo rw'indare yarasenze ahagara ku munara. Ngi Babuloni bashatse ngicyo bamushinja barakibura, bamushinja yuko ngasenga ngo buri munsi. Bamubuzeho impamvu, baramuzi ati ngo ndakunde, turamushinja yuko asenga. Bamutere mu rwobo rw'indare, akomeza guhagara ku munara. Imana ishimye, ahagara ku munara avuga ati Mana niho Mana nsenga, ibiryo by'ubwami sinabiriye, siniyandurisha ibiryo by'ubwami, sinambaye. Mana ishobora byose, weho ndegereje ngiza zino ndare, kandi niyo utangiza icyubahiro kizama ari icyawe iminsi yose. None bene da, ikibazo kiraza tugasinzira tugahunikira, kandi Yesu yaravuze ati ngo nimube maso ngo mutagwa mu moshya. Niko yabwiye ubwo indumwa ze, abwira Petero na Yohana ngo nimube maso musenge mutagwa mu moshya, mutagwa mu byaha, mutagwa mu bibi. Hariga umusaraba wawe uba ushobora kuba uremerewe, hariga umusaraba wawe umaranye umwaka, umaranye imyaka 10, imyaka 5, ariko naje kukwibutsa ngubwira ngo hagara hejuru y'ikibazo cyawe, hagara hejuru y'umunara wawe, hagarara ku bibazo by'urugo rwawe, hagarara wambaze Imana yo mu ijuru. Imana irakumva, Imana irakurengera. Maze umugaragu w'Imana ngo yahagaze ku munara ararindira. Hagara ku munara urindire, wirambirwa, witeshuka, komera ushikame kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Nubwo utamubona arakumva. Dawidi yaravuze ati ngo Uwiteka ngo mugihe njya ndasenga, ujye uncyariza ugutwi wumve gusenga kwanjye. Iteka Dawidi yakoresha iryo jambo mu gihe ari gusenga, aravuga ati ngo Uwiteka cyariza ugutwi wumve gusenga kwanjye, cyariza ugutwi wumve kuyinginga kwanjye, cyariza ugutwi wumva umubabaro wanjye, wumva agahinda mfite, wumva ipfunwe mfite. Birashoboka yuko ari ikibazo runaka ufite cyagaragaye n'abantu bakakibona, n'abantu bakamenya ko runaka afite ikibazo kiniki, bakamenya ko ikibazo runaka cyamubaze. Birashoboka ko abanyamasengesho, inshuti z'umusaraba zagusengeye, ariko komera ushikame, uhagarare ku munara urindire. Uko umugaragu w'Imana yabivuze Habakuki ngo nzahagara hejuru y'umunara. Haleluya. Ngaho ndindira, hagarara urindire, wirambirwa, wicogora, komeza uhagarare, Imana ikumye nawe. Nawe mukobwa hagarara ku munara, nawe mubyeyi hagarara ku munara, mupapa hagarara ku munara, musore hagarara ku munara, mwana hagarara ku munara. Muhagarare ku munara. Bivuga ngo hagara mu kibazo cyawe, komeza usenge, wicika intege, wicogora, izera Imana. Komeza avuga ngo kandi nzarangaguzwa. Haleluya. Azarunguruka. Komeje ahagaritse ku munara we. Wagara ku munara nk'uko nababwiye ati umuntu yahagaze ku gasozi kirenge, cyangwa se kubagiriwe ubuntu bwo guhagarara kuri za anteni, ugahagarara ukabona aho imihanda, ukareba mu ndoke, ukareba hehe na he, kandi aho hantu no kuhagenda ndi wahagenda, ariko amaso yakagira utekajomira yakagira kuko wahagaze ahirenge. Bivuze ngo ngiyo umuntu ahagaze ku munara, hari n'ibintu biza bije kumurwanya, abe yabibonye akabinesha. Ariko iyo udahagaze ku munara ni hahandi ugwa mu moshya, ndusenge Satani akakwiba, ukarota ukibagirwa ibyo warose, ukarota Imana ikugenderera, ariko ndubashe kumenya na kimwe. Ukabyuka uzi ngo warose, ariko utabasha kumenya ibyo warose, utabirotora. Imana idufashe. Iyo umuntu ahagaze ku munara arebe ibikorerwa hasi,
haleluya, hareba ibiza bimusanga. Iyo umuntu ahagaze ku munara mu buryo bw'umwuka ni ugusenga. Iyo asenga ntabwo satani yamutera mu bana, oya, niyo bije aba yicaranye isezerano y'uko Imana izamugirira neza. Iyo umuntu ahagaze ku munara nubwo umugabo batumvikana, aba ahagaze ku isezerano y'Imana izamuha agakiza, haleluya. Iyo umuntu ahagaze ku munara nubwo yiga bikanga, aba afite isezerano y'uko aziga. Iyo umuntu ahagaze ku munara, iyo afite icyago, iyo afite ikibazo runaka, uburwayi, abarwaye za kanseri, abarwaye za diyabete, indwara iyo ari yo yose, aba afite ijambo y'uko Imana izamukiza. Ijambo ry'Imana muri Yesaya riravuga ngo uko umwami Imana azandabara, ngo nicyo gituma ndamwara, ngo kandi mu maso hanjye hagatoha hakamera ng'urutare. Kuko Imana izamutabara ndagagira ubwoba, kuko Imana izamurengera ndagagira ubwoba, kuko Imana izamutabara mu gitondo mu museke azakomera, haleluya. Umugaragu w'Imana Pawulo aravuga ngo bamwe babona bagenda bakagira duhwanye nabo, ariko si duhwanye nabo. Hari ibyo twe twabikije, ni ijambo rikomeye. Hari ibyo twe Imana yatuvuzeho, ni ibikomeye. Twe twicaranye amasezerano, twe twicaranye ijambo ry'umwami Imana. Nshuti z'umusaraba, hagarara ku Imana yakubwiyeho, hagarara ku munara urindire. Numara kurindira urangaguzwe, ariko ndurangaguzwe mu bidafite umumaro, kuko ari ukurangaguzwa kwishi. Kuko iyo umuntu yahagaze ku munara hareba abambaye nabi, hareba n'abambaye neza, hareba abari kugenda neza, akareba n'abagenda nabi, hareba abavuga neza, akareba n'abatavuga neza. Urangaguzwe ku bifite umumaro, ariko icyo navuga, hagarara ku munara utumbire Imana Data. Haleluya, haleluya. Imana ishimye, Imana ihabwa icyubahiro. Umugaragu w'Imana arakomeza aravuga ngo nzahagarara ku munara w'Imana maze arindire icyo Uwiteka azamubwira, kuko icyo azaba yarazanye imbere ye nicyo azaba yitezeho inyishu cyangwa se igisubizo. Azarindira yumva icyo umwami Imana amubwira, kucyo azaba yaraganyiye Imana. Imana ishimye kandi Imana ihimbazwe, haleluya, haleluya. Reka dusome andi magambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ibice ni 23, umurongo ni wa 23. Reka dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haravuga ngo Uwiteka ababaza ati, mbese mwibwira ko ndi Imana ya bugufi gusa, ndari n'Imana ya hose na kure? Amen. Icyo ni ikibazo Uwiteka abaza. Wewe uhagaze ku munara ukaba wararambiwe, Imana iri kukubwira ngo mbese wibwira ko Imana ari iya hafi gusa, atanariya kure na hose? Imana ndagiri muri Afrika, nshuti z'umusaraba, kandi Imana ndagiri muri Isiraheli, oya, Imana iri muri twe. Ijambo ry'Imana ngo abamwemeye bose ngo bahawe ubutware bwo kwitwa abana b'Imana. Aho waremeye umwami Yesu Kristo ngo umukiza wawe, Imana iri muri wowe. Ahubwo nk'uko Yesaya avuga ati ngo abamushaka bazamubona, nawe mushaka uzamubona, mwambaze bigishoboka kandi mwambaze akiri bugufi. Ijambo ry'Imana rivuze ngo mbese twibwira ko Imana ari iya hafi gusa? Oya, Imana ni iya kure, ni iya kure, ni iya kure na hafi hose. Imana iriyo. Imana iri muri Isiraheli, Imana iri muri Amerika, Imana iri mu Burayi cyangwa muri Canada, Imana iri muri Afrika, Imana iri muri Nigeria, Imana iri mu Rwanda, Imana iri i Burundi, Imana iri mu bihugu byose, Asia, Australia, ku migabane yose kari 6. Kubize tubona ko ari imigabane 7, ariko twese tuzi ko isigizwe n'imigabane 6. Ndashaka kubabwira ko Imana iri kuri iyo migabane yose. Ku mugabane wa Afrika, ku mugabane wo muri North America, Imana irahari. Ku mugabane wa Australia, Imana irahari. Ku mugabane wa Asia, Imana irahari. Ku mugabane wa Europe, Imana irahari. Ku migabane yose Imana irahari. Ntabwo Imana iri muri Afrika gusa, kandi ntabwo Imana iri mu bahanuzi gusa. Nawe wishatse wayibona. Maze rero umugaragu w'Imana
maze kumenya yuko Imana atari iya hafi gusa cyangwa se atari iya kure gusa, yigira inama yo guhagarara ku kibazo cye, kuko yari amaze kwerekwa ngo ibyago bigiye kuzabatera biturutse ubundi bwoko buzabata, iyo ngwara umaranye imyaka, icyo kigerageza umaranye imyaka, indimba umaranye, Imana iraje itegeke. Icyo usabwa weho ni ukugira ute? Guhagarara ku munara wawe. Haleluya, haleluya. Imana itugirire neza, kandi Imana idufashe, kandi Imana iturengere. Ni Imana ishobora byose, ni Imana ikora imirimo, ni Imana ikora ibitangaza. Yabwiye Mose ngo ndi uwo ndiwe, yabwiye Burahamu ngo ni Imana iriho, ngo ni Imana ishobora, ni Imana y'amasezerano nshuti. Imana ikora imirimo n'ibitangaza bikagaragarira amaso y'abantu, kandi n'abanyamwuka tukabihamya tukavuga ati Mana urera, Mana urakora, Mana uriho, Mana urashoboye, Mana uri papa. Haleluya. Imana irashoboye. Umuntu rero iyo ari umunyabyaha, Imana iyo imuhamagaye, icya mbere muhindurira izina. Waba uri umunyabyaha, bamwe bakwita ngo dore kiriya, reba wuriya, ngo ntacyo azimarira, ntacyo azigezaho. Imana ihita kwita mwana wanjye. Haleluya. Ukava ku izina ngo kiriya kinyabyaha, Imana ikakwita mwana wanjye, kibondo, ngwino ngwino ngwino. Ngo Yesu ngaradufata, ngaradusayura, adukura mu byaha, adukura mu buretwa bwa Satani, adukura mu buretwa bwo muri Egiputa, adukura mu maboko ya Satani. Imana ishimye. Imana rero ihindurira umuntu amazina iyo ari umunyabyaha, yamara kumuhindura amazina ikamuha amasezerano. Inshuti z'umusaraba, murumva ibyo ndi kuvuga, mwe mwahindura amazina murabyumva. Iyo umuntu ari umunyabyaha ntabwo abe yita ngo kiriya, ntabwo abe yitwa uyu, abe yitwa umwana w'Imana, mwene data Yesu, musaza wanjye muri Kristo Yesu, mubyeyi wanjye muri Kristo Yesu. Twese turi abana b'Imana. Gira Imana ishobora byose. Imana iri hafi kandi ikaba iri n'Imana ya kure. Reba Imana yambukije Abisiraheli inyanja itukura, niweho itabasha kwambutsa, niweho itabasha gukiza ubwo burwayi, niweho itabasha kugira neza. Reka mbabwire Imana ishobora byose. Inshuti z'umusaraba, nimuhagarare ku minara yanyu, murindire mwumve icyo Umwami Imana ababwira. Twasomye Yeremiya 23:23. Haravuga ngo Uwiteka arababaza ati, ngo mbese mwibwira ko ndi Imana ya hafi gusa, ndari n'Imana ya kure na hose? Bene data, Imana yacu ihabera hose icyarimwe. Ibera mu Rwanda, ikabera no muri Canada, ikabera no muri Amerika, ikabera Europe, ikabera ahantu hose icyarimwe. Aho uri Imana ikumye nawe, nanjye aho ndi Imana ikumye nanjye. Hagarara ku munara wawe uyirindire, utegereze icyo Umwami akubwira. Nduhave Imana ntacyo itarakubwira, nduhave Imana itarakubwira ngo uburwayi bwawe urabukize. Bana n'Imana, bana n'Imana, nduyiveho. Yishaka urayibona, yihamagara urayibona, yikomangirira gukingurira. Bazo urimo icyo kigerageza urimo kere kugutera ubwoba, ngo indare iraziritse bene data. Satani aratondoma ngo indare yivuga, ngo ariko araziritse. Ubutwari yarabwatswe, ntabwo ifite ijambo, nta jambo afite ku buzima bwawe. Imana niyo ifite ijambo ku buzima bwawe, niyo ifite ikirema ikagishigikira ku buzima bwawe. Hamagara iyo Mana yikorere, hamagara Imana mu bibazo byawe, hamagara Imana mu rugo rwawe, hamagarira Imana mu bana bawe bahindure, hamagara Imana mu mashuri, mu masomo ufata ihindure, hamagara Imana ikore imirimo n'ibitangaza mu buzima bwawe. Ijambo ry'Imana iyo usomye igice cya 6 muri Yosuwa, avuga ukuntu Eriko yari ikikijwe cyane, kuko abantu bayibagamo cyangwa se abanyeriko bari bayituyemo batinyaga Abisiraheli. Rero Yeriko barubaka, bashiramo ibipangu n'ibipangu, barubaka nyine barayikomeza. Bari bazi Abisiraheli kari ubwoko bufite imbaraga, ko Imana igendera muri bo ari Imana ikomeye, ko Imana ibarimo atari Imana ikangwa n'abiracitse. Rero ngo Yeriko ngo yari yubatswe cyane ikomeye, kuko ngo batinyaga Abisiraheli. Nawe iyo ngwara iragutinya, kandi impamvu itondoma imbere yawe niko utayihangaye, niko utayibwiye, niko utayicyashye.
ariko nuhagara ku munara wawe ugahamagara Imana, Imana irakangara ubwo bugwayi bwawe, Imana irakangara imyuka mibi iyobora abana bawe bakazerera, Imana irakangara ibibazo biri mu rugo rwawe, Imana irakangara icyahagaritse mariage yawe, Imana irakangara ibyahagaritse imigisha yawe, ikibazo cyitambitse imbere yawe, ibyo byose Imana irabikangara. Ariko nuhagara ku munara ukarindira ijambo Uwiteka ribuvuge. Haleluya. Imana ni ya hafi kandi ni Imana ya kure. Imana nababwiye ati iri kuri iyo migabane yose irahari. Europe irahari, muri Asia irahari, muri Australia irahari, hose irahari, muri Afrika irahari, mu bihugu byose irahari. Weho hagara ku munara maze uhamagare. Numara guhamagara wicecekere, winumire, urindire ijambo Uwiteka arava ku bwo bwawe maze bukangare buhunge mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka dusome amagambo y'Imana mu gitabo cya Yosuwa igice ni cya mbere umurongo ni wa 9. haravuga ngo mbese sinjye ubigutegetse, nuko komera ushikame ndutinye kandi ndukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Amena, amena. Imana ishimwe. Komera nshuti z'umusaraba, komera bakundwa, komera abagabo bakundwa n'Imana, komera ababyeyi bakundwa n'Imana, basore bakobwa mukomere, Imana irabakunda, mukomere. Mwere gukuka umutima, mwere guhangayika, mwere kuyiheba. Yemye abihebye, mwumva ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka niwe uvuganye namwe, aravuze ngo mukomere, mwere kugira ubwoba, mukomere mushikame. Aya magambo Imana yabwiraga Yosuwa ubwo ariwe wari usimbuye Mose. Yumva ko bitashoboka, yumva ko afite ubwoba, yumva ko atabasha kuyobora Abisirayeli, kuko ngo Abisirayeli ngo ni ubwoko bwagondaga amajosi, butumviraga, bakumvira Mose, ejo bagasuzugura, bakanegura Mose, bakamvuga ati Mose ngo kubera ko ari we uvugana n'iyo Mana, kubera itwe tutavugana nayo. Bakagira ishari, bakavugira ishavu, bakavuga ati se Mose kubera ko watuzanye muri ubu butayu, kandi si Mose wabazanye, n'Uwiteka wabazanye. Ngo bari kwa Farawo abakoresha agahato, abakoresha imirimo, babakubita ibiboko. Imana irabareba ibagira imbabazi, Imana irabareba ibona uko bamerewe, irabatabara. Kubatabara ibagira neza, ibajyana mu gihugu yabasezeranije kizabaha. Ariko kubwo kugonda amajosi, kubwo kutumvira ndibakigezemo. Imana idufashe. Ndibakigezemo kuko batumva Imana, ndibakigezemo kuko batagendanye n'Imana, ndibakigezemo kuko ndibahagaze ku munara ngo barindire, ngo bumve icyo Imana ibabwira kandi ikibabwiye bakigenderemo. Yosuwa niwe wari usigaye ari umuyobozi w'Abisiraheli. Agira ubwoba, agira igishyika, ariko Imana iramubwira ati Yosuwa wowe komera, shikama, ndugira ubwoba, ndukuka umutima, ndi kumwe nawe. Ninjye Uwiteka uri kumwe nawe. None natwe Uwiteka aratubwira ari kumwe natwe. Ibibazo byawe, urugo rwawe rurimo ibibazo, ubuzima bwawe buri mu bibazo, uragwaragurika, abantu bababwira ndibumva, urakora amafaranga uyoberwa iyo yagiye, amafaranga yarebwa n'inzige, urakora ugahembwa amafaranga ndiyakore ikindi gifite umumaro, urashora ugahomba. Yewe ibibazo bibwire Yesu, ibibazo bibwire Yesu, bimuzanire. Yiteze gukora, yiteze kugukiza, yiteze kugutabara. Icyo kibazo si icyo kukwica nshuti, ubugwayi urimo si bwo kukwica, ibibazo uri kugenderamo uraramo si ibyo kukwica. Oya, Yesu ageze ku gituro cya Lazaro, abantu baratangaye, baravuga se arabishobora, yabuze kuza umuntu akiri mu mwuka ngo nihaje. Ariko haleluya, Imana ndikangwa nuko udafite umwuka, Imana ndikanzwe n'icyo kibazo ufite, Imana ndikanzwe nuko mu buzima urimo busanga ubwapfuye, busanga ubwaboze. Imana ndago ikanzwe n'ibyo.
Imana ishaka kwihesha icyubahiro mu rugo rwawe. Imana ishaka kwihesha icyubahiro mu bana bawe. Imana ishaka kwihesha icyubahiro mu burwayi bwawe. Imana ishaka kwihesha icyubahiro mu gutinda kwawe, nubwo mariage yatinze, ariko ishaka kwihesha icyubahiro. Kuko hari na runaka Claudine ari hariya, nawe ashaka kureba Imana usenga. Ntabwo se Imana yakoreye Donatille ubukwe, ngiye Claudine ndiyabongorera. Imana se ikijije umwana wa Jean d'Amour, ngiye umwana wanjye ndiyamukiza. Imana se ihagurukije runaka wari urwaye kanseri, wari urwaye diyabete, buri mwanya yitera urushinge, ngewe ndiyangiza. Ni iki se yahaye Imana? Ndacyo twahaye Imana, nshuti z'umusaraba. Ni ubuntu, ni rwa rukundo rwayo. Muze tugarukire Imana, iratugirira neza, iratugirira ibambe. Izera Imana, guma ku Mana yawe, hagarara ku munara urindire, komeza usenge, komeza usengere urugo rwawe, komeza usengere ikibazo cyawe, komeza usengere mariage yawe, komeza usenge, komeza usengere amasomo yawe, komeza usenge, titiriza, usaba ntabwo ahagarara, usaba komeza agatitiriza. Agatitiriza akavuga ati nyaboneka mfasha, nyaboneka. Abakuru baza abantu bakomangiraga abantu ngo mudufungurire, umuhaye igikombe cy'ibishyimbo, umushemo umumbati, ikijumba, ikirayi, umusoromeye utuboga ku bari bafite akarima k'igikoni, akagenda ugasanga umufuka we wuzuye ibintu bigize ute bitandukanye. Bivuga ngo usaba ugenda afunguza, niba ariko nabivuga, ndago acika intege, arakomeza. Kuko iyo abantu bakomangiraga abantu ngo mudufungurire, ngo mwambaye, hari urugo yageraga akavuga ati oya ndabyo dufite. Hari aho yageraga bakamuha ibiro 2 by'ibishyimbo. Hari aho yageraga wenda se bakamubwira ati yora uno mufungo w'ibijumba. Hari aho yageraga bakamuha n'imyenda. Hari aho yageraga bakamuha bitewe se nuko nta bushobozi afite, cyangwa se yacitse akaboko, afite ubumuga runaka bwo kutareba, ubumuga bwa fizike, akaba atabasha kuba yakora. Kandi n'uwabashaga kuba yakora, ntabwo usaba acika intege. Nshuti z'umusaraba, mukomeze mutitize, mukomeze muhamagare. Rero Imana ibwira Yosuwa, mbese sinjye ubigutegetse? Imana iradutegeka kurindira, Imana iradutegeka gukomeza tugatitiriza. Ikibazo cyawe si icyo kukwica shuti. Irandwara Lazaro yaragwaye, ntabwo yarari yo kumwica. Nibyo mwabonye ko nyine yapfuye, baramuhamba amara iminsi 4 mu gituro, ariko ntabwo ari iyo kumwica shuti. Yesu yarahageze arategeka. Haleluya. Ngo nimukureho rura rutare. Nawe urutare ruri ku buzima bwawe, Yesu arukureho mu izina rye ryera. Urutare ruri ku mutwe wawe, Yesu arumene mu izina rya Yesu. Urutare ruri ku bana bawe, Yesu arurimbure mu izina rye ryera. Urutare ruri ku mutware wawe, ruri ku mufasha wawe, Yesu arucemo kabiri mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Urutare rukuriho rutuma utabona akazi, Yesu arurimbure mu izina rya Yesu. Urutare rukuriho rutuma utagira igikundiro, Yesu arukubite hasi mu izina rya Yesu Kristo. Imana irujenjagure mu izina ry'uwatubambiwe. Imana ibwira Yosuwa ngo komera kandi shikama, nduku ku mutima n'Abisiraheli bafite amajosi yatumva, nduku ku mutima nabo mugiye kugwana nabo, kuko bagiye gutera i Yeriko. Ubwo bateraga i Yeriko babonye ngo ni abagabo banini, ariko Yosuwa na Kalebu bazana inguru nziza. Amen. Ngo nubwo bari banini ngo tuzabajya ngabajya umutsima. Ndashaka kukubwira ikibazo kire kugutera ubwoba, were kugira ubwoba. Satani ndarufunguza afite ku buzima bwawe. Icyo nicyo cyambere ugomba kumenya. Icya kabiri, dufite Imana ivuga. Imana yacu ntabwo yapfuye. Yesu ni muzima. Yesu yarazutse, anesha Satani, anesha ikuzimu, anesha isi, anesha umubiri, anesha n'ibirimo byose.
Yesu ni muzima, Yesu aracyakora, aracyavuga. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga. Waba uri kugenda, waba uri ku ishuri uri kunyumva, waba uri mu kazi undeze amatwi, nawe aho uri hagara ku munara wawe, hagara hejuru y'ikibazo cyawe, usenge ucyamagane kandi ugire kwizera. Nababwiye ngo mbeshwaho no kwizera gusa, ngo kandi nicyo kizatuma nzahagara ku munara wanjye ngo ndindire icyo umwami azambwira. Impamvu nashizeho kwizera, ndagira ngo ikibazo cyawe ufite uhagare mu kwizera, wumve ko umwami ari bukumve kandi aragukiza n'icyago cyawe, maze wigendera amahoro masa. Haleluya. Tugiye rero kwinjira mu mwanya wo gusenga. Ku badafite akazi, Imana irakabaha. Bana bananiranye, Uwiteka arabahindura. Ni Imana ihindura. Turasenga tukavuga ati ngo Mana, ngo niwe utanga abana, ngo Mana niwe utanga urugo rwiza, kandi ngo umwana ngo ni umugisha. Rero uwo mugisha were kukubera umuvumo, uwo mugisha were kukuvugisha, umwana yere kukuvugisha. Tuge kwinjira mu mwanya wo gusenga, uhamagara Imana ku kibazo cyawe. Birashoboka ko ari umwana, birashoboka ko ari ikibazo cy'uburwayi, birashoboka ko ari amasomo, birashoboka yuko udafite akazi, birashoboka ko ari mariage yapfuye, birashoboka yuko ndanura kubaza izina. Dusenge, duhamagara Imana. Imana yo mu ijuru irabumva, sibyo? Irabumva, irabatabara. Imana yatabaye Habakuki, iragutabara. Imana yatabaye Zorubabeli. Imana yabwiye ngo Zerubabeli we gutinya, were gutinya n'ibiri imbere yawe. Ngo mbese uwo musozi uri imbere yawe ngo wiyitiki, nawe icyo kibazo kiri imbere yawe cyaturuka ibyire cyituka imbere yawe. Wahawe ubutware, wahawe ubushobozi. Hamagara Imana, icyo kibazo kiri imbere yawe ndazina gifite, nyine ni ikibazo, ugicyahe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ubone ibisubizo bituruka ku Mana Data. W'Imana yabwiye Yosuwa ngo mbese sinjye bigutegetse, senga utegeke mu izina rya Yesu. Uhamagara Imana itegeke ubwo rutare ruko ubuzima bwawe. Imana niyo yonyine kurusatura no kurumena. Weho ntacyo wakora, wigwanirira bikanga. Nube uri umukobwa cyangwa umusore ugasanga urishingiye, oya. Uri umubyeyi, umwana urigwaniriye, oya. Tegereza Kristo aba ari we wigwanirira. Reka twinjire mu mwanya wo gusenga, duhamagara Imana. Imana izikora imirimo n'ibitangaza, kandi wizere. Niba ari ubugwayi ukore ahakujya, niba ari ikibazo runaka ari icyo utumbira, uhamagara imbaraga z'Imana zikore. Aho uri kunyumva, uhagare mu kwizera. Wumve ko Imana iri kumwe nawe, wizere ijambo ry'Imana. Uvuge ati Mana, nanjye mpagaze ku munara, umva gusenga kwanjye, umva kwinginga kwanjye, kandi iki kibazo cy'ubugwayi ndagicyashe mu izina rya Yesu Kristo mwami wanjye, nikizongere kugaruka mu buzima bwanjye. Kandi ndagushimiye yuko ungijije, kandi nizeye ijambo ry'ubutsinzi ku buzima bwanjye. Amen. Usenge, uhamagara Imana, uyibwire. Komeza uhagarare ku munara wawe. Nubwo Satani aguteza ibibazo, nubwo Satani akuderanja mu buryo bwose, komeza uhagarare ku munara wawe, urindire icyo umwami Imana avugana nawe. Umuririmbyi twahereweho turirimba indirimbo y'114 ku gitero cya 2 yavuze ngo umwanzi Satani yangerageza ngabona amakuba menshi, nzi yuko umukiza azamba hafi. Nge mwisunga mwihishemo, yisha muri Kristo. Isunga Kristo, ihagara ku munara urindire, wihishe muri Kristo. Ngo Yesu niyo munara wacu, ngo ni umunara muremure. Ngo izina rya Yesu koko ngo ni umunara muremure. Hagarara, uhagarare mu kibazo cyawe, uhagarare mu bugwayi bwawe, uhagarare urindire icyo Imana ivuga. Nubwo Satani akwereka ibi, umwana arakunaniye, umwana aragwaye, mu ishuri biranze, ngareza imindakazi, hagara ku munara. Umwanzi Satani yangerageza ngabona amakuba menshi, nzi yuko umukiza azamba hafi. Nubwo Satani akugerageza, umukiza ari bugufi bwawe. Iyambaza Imana, ihamagare, ntugire ubwoba. Wowe shikama, witumbire muri byose. Uwiteka Mana yanjye, Mana ishobora byose,
ndagushimye ndaguhimbaje, ndagushimye kubw'amagambo yawe meza twumvise muri aya masaha, ndagushimiye kuko uri Imana igira neza, ndagushimiye kuko uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza, uracyavuga kandi uriho, natwe dukomeje rero kukurindira, dukomeje guhagarara ku munara wacu, niho dutegereje, ubwo niho hazava ijambo ry'ubutwari, niho tuzakura intsinzi, niho tuzatabaruka. Mwami, tuzumva icyo tubwira, maze data wera natwe tuzahava tunezerewe. Mana, ngweretse abafite ibibazo, ngweretse abafite ingorane, abo bose ubagirire neza, ubatabare mu izina rya Yesu Kristo. Abari bakutse imitima ubaha amahoro, abari bacitse intege ubambika imbaraga. Mana, ngweretse urubyiruko, Mana, ngweretse ingo zubatse zirimo ibibazo, zirimo umwami ubwumvikane buke, ubagendere mu izina rya Yesu, ukora imirimo n'ibitangaza. Izo ngo uzigendere uzisure, Yesu atambagire, ibitarimo bishire mu bwumvikane butarimo ushema amahoro, ahari urwango ushira ibyishimo, ahari umubabaro ushira umunezero. Mwami, ndakwinginze ugendegende mu ngo, Mwami, zitumvikana, ukora imirimo n'ibitangaza. Ngweretse urubyiruko, Mwami, ugendere urubyiruko, urugire neza Mwami, urutabare, abagenda mu bidashimwa nawe ubakureyo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ngo na wa mwana w'ikirara yasuye kwa se aranezerwa. Mana, ndakwinginze ubakoreho mu izina rya Yesu Kristo. Ngweretse ababyeyi data wera bifuza umugisha uturuka wawe, ubagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Ngweretse abasore n'ingumi ubagirire neza, imbaraga zawe zibabonekeho, abari batendebutse ubambike imbaraga, abari bavuye mu masezerano ndambamvu ubakangutse bya bimenyetso, bamenye ko ushobora byose. Ubwiye Yosuwa ngo nakomere nashikame kuko uri kumwe nawe. Ndakwinginze kora imirimo n'ibitangaza mu mitima y'abasore, kora imirimo n'ibitangaza mu mitima y'abakobwa mu izina rya Yesu Kristo. Ngweretse abagwayi bamaze imyaka, bamaze iminsi, bamaze amezi, utegeke mu izina rya Yesu. Kangara ubwo bugwayi mu izina rya Yesu Kristo, kangara diabete mu izina rya Yesu Kristo, kangara kanseri mu izina rya Yesu Kristo, kangara abana babaye inzererezi ku musozi mu izina rya Yesu Kristo, kangara batumvikana mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ndakwinginze ugendere ubwoko bwawe, niwe wubaka urugo rwiza kandi ukarukomeza, niwe uhindura imitima y'abantu, imitima yari amabuye ukayihindura imitima yoroshye. Ndakwinginze kangara ibibazo biri ku bwoko bwawe, kangara ubugwayi buri ku bwoko bwawe, kangara mu izina rya Yesu Kristo. Tegeka data wera, wageze ku gituro cya Lazaro urategeka ngo bakureho urutare. Mwami, urutare ruri ku ngo urumenagure mu izina rya Yesu, urutare ruri ku rubyiruko urumenagure mu izina rya Yesu, urutare ruri ku bagwayi urumenagure mu izina rya Yesu, urutare ruri ku bwoko bwawe urujenjagure mu izina rya Yesu Kristo. Niwe ugira icyo ukora ukagikomeza, niwe ugira icyo ukora bikemera, niwe wavuga ijambo rya nyuma ku bwoko bwawe maze bukaruhuka umutima, maze bukumva umunezero, bakumva ibyishimo bitembera muri bo mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, gira neza ubwoko bwawe. Mana, tabara barushe, tabara banemerewe, abo bose baruhijwe n'iby'isi, abo bose baruhijwe n'abana babo n'ingo zabo n'ubugwayi n'ibibazo n'amasezerano batabasha kwihangana, abo bose bakomeze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ngweretse ababuze akazi, abo bose utegeke utanga akazi mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe data wera riravuga ngo ibiri mu isi byose ni ibyawe, abifuza akazi ukabahe, abifuza kubaka ububakire, abifuza data wera umugisha wawe ububahe mu izina rya Yesu Kristo. Mana, nsabiye ubwoko bwawe udukurikirana ku munsi ku wundi, ubaha umugisha mu izina rya Yesu utagabanyije, ubagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, umugisha wawe ubaboneke mu izina rya Yesu. Mana, nsenge abataryama batafite ibitotsi, ubagire neza, ubahe ibitotsi baryame, abarakumanywa na nijoro
bakajya mu buririndi basinzire, ubaha ibitotsi byawe bituruka mu ijuru mu izina rya Yesu. Mana ugirire neza ubwoko bwawe n'ibindi byifuzo mwami bakwifuzaho, bakuganyira, bakurira ku manywa na nijoro, ubagirire neza. Abagwayi ubakize mu izina rya Yesu Kristo, abagwayi za diabete, abagwayi umugongo, abafite imvune, abo bose ubakize mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana igira neza, uri Imana yo kwiringirwa. Ndagushimiye ko ari imirimo n'ibitangaza ukoze, ndagushimiye ko ari abuhinduye, ndagushimiye ko ari abukuye mu vata ukabashira mu gakiza, ndagushimiye ko ari ngo wubatse, ndagushimiye ko ari imigisha utanze kubabuza urubyaro, ndagushimiye ko ari wewe ukora icyo ukora kandi bikemera, ndagushimiye ku bw'indwara ukijije, ndagushimiye kuba abuhaye ibitotsi bakajya bararyama bagasinzira, ndabigushimiye kandi ndabiguhimbarije. Mwami tubeshejweho no kwizera imbaraga zawe, komeza ubane n'ubwoko bwawe kandi ubagirire neza data wera, nanjye ukomeze ubane nanjye ungirire neza data. Imbabazi zawe n'umurava byawe bitwomeho twese none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, niko nzenze nizeye. Amena, amena. Shalom, shalom. Imana y'amahoro ibagirire neza kandi mwizere ibyifuzo byanyu yuko mubishubije, kandi mukomeze muhagarare ku munara mu gihe cy'ibibazo, mukomeze muhagarare. Shalom, shalom.